kirwa izi nzozi ebyiri ngiye kukubwira urota buri gihe. Hanyuma rero nimba ari ubwa mbere followinga kuko uzongera ubone kandi akora akamenyetso k'umusaraba, utarakora subscribe bikore kuko izi nzozi uzitondere cyane nizo tugiye kugusobanurira. Hanyuma iyo urose uri kurya imineke cyangwa se ukarota utwaye imodoka, dore icyo bisobanuye. Akenshi iyo urose uri kurya umuneke bivuze ko hari amasezerano yawe agiye gusohoza kandi agiye kuza ukayinjiramo igihe kirekire. Hanyuma rero iyo umaze kurota izo nzozi, senga cyane usaba Imana yihutishe aya masezerano yawe, utangire uyinjiremo ku manywa na nijoro. Hanyuma iyo urose urimo witwaye mu modoka cyangwa se utwaye uri kubona ugenda mu muhanda nta kibazo ufite, umeze neza mu buzima busanzwe, bivuze ngo Imana iri kugukura mu cyiciro kimwe iri kukujyana mu kindi. Ariko iyo urose uri gutwara cyangwa se uri kugenda mu muhanda, ukabona hajemo ikintu cy'inzitizi, bivuze ngo ni amasezerano cyangwa ubundi buzima bushyashya wari ugiye kwinjiramo, ariko uhuye n'inzitizi ya Satani. Ikintu uzakora muri uwo mwanya ni ugufata umwanya ugasenga, ukinginga Imana, Imana izabana nawe. Ndakwinginze bana natwe, ufite izindi nzozi ndazigusobanurira. Yesu akugirire neza, Imana iguhe umugisha, Imana iragukunda. Amen.